Yes, reka nongere ngushimire kandi nkwifurije ibihe byiza rero, ukomeze ugubwe neza mu byo urimo byose, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Muri kano kanya nkaba ngiye kukwereka uburyo wacecekesha konteri yawe cyangwa se cash power yawe, mubazi yawe y'umuriro niba ijwigira. Ahantu henshi urahagera ugasanga cash power ziba muri salo, ziba ahantu hafi y'aho abantu bakunze kuba bari, kandi zihora zijwigira haba harimo umuriro cyangwa se waba utarimo. Ugasanga rero zirateza umutekano muke, zirabuza abantu gusinzira, zirabuza abana gusinzira. Izi kandi kariya kantu ukuntu kajwigira, murabizi ko kajwigira nabi. So rero nta kindi ukora, wowe urajya kuri cash power yawe, kubera ko ntazi ubwoko bwayo. Ishobora kuba ari Exing, ishobora kuba ari Sunrise, ishobora kuba ari Ningbo n'izindi. Ni ibintu bitatu rero, ni imibare itatu ukanda, cyangwa se reka mvuge muri ubu buryo. Urajya kuri konteri yawe cyangwa se cash power yawe, ukande 812, wemeze kuri ka kamenyetso ko kwemeza ka enter, kakandi kaba hasi, birahita bivamo burundu. Nibyanga ukande 616, 616, wemeze, birahita bivamo. Nibyanga ubwo uwo mubare ntabwo uraba uhwanye n'iyo cash power, urahita ukanda 045, birahita bivamo. Kuvuga ngo iyi mibare itatu niyo ikuramo kujwigira kwa cash power, ni 812. Byakwanga ubwo ugashyiramo 616, byakwanga ugakoresha 045. Kora subscribe. Yes, reka nongere ngushimire kandi nkwifurije ibihe byiza rero, ukomeze ugubwe neza mu byo urimo byose, amahoro y'Imana.